fani inzu tuyigurisha gushaka kuturwana murebe uramutse unanyije n'umuzimu wanje iminsi 3 yazajya gutera saa 6 nimugoroba bikore turebe urashaka kurwana bikore rwose ese urashaka kurwana reka nziyo ndanyigabanye papa ari byo uravuze ngo ugiye kupfumura uravuze ngo ugiye kupfumura oya ihangane ntago bya va mu nzira ariko ujye mu nzu oya ariko reka nkubaze ibi bintu uko ndimo kubyishisha kutwitambika mu nzira biti kutwitambika bite jya mu nzu ariko none uramusuriza hanze jya mu nzu ariko ajya mu nzu ndashaka kumanza menye ibyo ushaka kuvuga bite bya none se ntaje iwabo ngo naje iwabo none uramubuza kujya mu nzu tese ejo ntago twavuganye ninjo ntago twavuganye wigeze umbwira yuko uzadusura ngiye ntago nje kubasura nje kuba hano ko ari iwabo kwande ararinda kuza kudusura kubera iki hano si iwabo aje iwabo aratazi kandi wa mugore navuze nti icyo uzanzanira hanga muri uru rugo icyo uzanzanira wa mugore we ku izina ry'Imana bivuze ngo icyo uzanzanira nzagiterusha abiri ne papa mama uko asigaye nankubita ibaze kugera kuri level yo gukubitirwa mu rugo rwawe wanjije wase munyoko bukwe ntabwo ari nka nyoko ntabwo yaguhana nk'umwana ariko reka nkubaze Rugara umunsi bazaduhamagara batubwira bati Tesi bamwiciye muri rya rugo nicyo kintu kizagushimisha ese kuki umwana tubwira ibibazo bye aho kugira ngo tubyumve tukamuterera hejuru ari twebwe mva nkubwire rero Esther mbabarira kandi bigusabe none ahangaha subiza umwana aho mukuye ntawe nshubije subiza umwana aho mukuye papa uri kuvuga ngo ngiye gupfira mu rugo rw'abandi nzapfira iwacu ubu so amaze imyaka ingahe utarapfa umugabo wako mbizi ko agukunda umugabo wawe cyo tuvuganye anyohereza agacupa nkanywa umugabo yo tuvuganye arabwira ati rwose papa wanje akanyita na se sha ntaramubyaye warangiza reba ukuntu maze kungana warashisha umeze nk'inka y'inzungu warangiza ukavuga ngo biki n'ibiki ngo ariko ujye umenya ko urugo ari mabukwe nese mabukwe tutari kuvugana neza ageze kuri level yo kujya nkubita ariko buriye nta kintu kiri gupfira yo kubera iki nk'uburyo umuntu w'umusaza ungana nawe warangiza ngo umukwe wawe ngo guhinzoga icyo cyonyine ukumva ko umwana agomba hanyubaha nyine aba yanyubashye kuko bahase kuguhinzoga umwana wanjye kamera nuko sasi uko niko yari ameze mu minsi ishize yabwo kubise muko ubu tuvuga ko n'amatama yabyibye kubera iki ano matama yabyibye kubera iki cyangwa ni mayoneze n'amafiriti ndavuze ngo ntusubireyo nanjye ndavuze ngo woke mujyane none iwanyu ndamuzana hano ni iwabo agomba gutaha akaza kahaba igihe azumva yakene gushaka undi mugabo azagenda mushaka ariko rero rugo ntago ari tuvugisha ukuri uramuzana hanga ngo ararara hehe azaba hehe kubera iki ikibazo naho kurara icyumba cyo yararagamo ntago twagishyizemo ibishyimbo ntago twagishyizemo ibigori ikibazo naho kurara nashaka hano muri saro muri saro n'imbeba cyangwa n'intuza n'inyawo kubera iki ariko kubera iki umva ko umwana wanjye agomba gusubira muri ruriya rugo ndavuze ngo nyoko ntagushuke ndavuze ngo ntagusubireyo uradukunda mwana wanjye ndagukunda ngo ukunda nk'inkimwe ariko ndeka ngo aho kugira ngo nyoko agusha ubusireka nkubaza umubwira ngo nasubire muri ruriya rugo utangiye kujwigira gutyo nje nawe twabanye gute ntago wagiye ukanzonga ukanserereza nkagera kubera ibintu by'ubugabo no gushaka kwihangana gushaka kubaka nkihangana nkagera gute ntago ibyo bintu byabayeho ntago naga muntu uza mu irondo bambwira ngo umugore wawe ngo urarumukubita kandi ntagukubita nakubwira ibyo wakwiriza basanga urimo kutamarira bakavuga ngo nagukoze ariko wacecetse Rugara ko tuziranye imyaka 40 ingaye nawe tumaranye ngizo mbaraga za mama nazo sinatumusenya mwana wanjye asubira ku mugabo wawe hano inzu yaruzuye urumva Tesi ntusubireyo ariko urashaka ko ntunga abagore babiri muri ino nzu none ariko umutunzi n'umwana wawe nose uyu nawe n'umugore wawe nini ndagiye kunkubaza yabaye umugore uyu ni umugore wawe ntabwo ari umugore wanjye ko aba umugore none ubu se umugabo waje kundaga ngo ngene umwana yashatse gutaha iwawe bigenda bite araza akabasuza arangiza agataha wansuhuje ngaho genda gira y'amahoro shamwe ariko umva nkubwire wa mukobwa ku izina ry'Imana jya mu nzu uno ntabwo ari umwobo w'ifuko arinjiramo rahira izina ry'Imana ni izina ry'Imana arinjiramo buretse singaho nibere mwana wa ntuzankura inzoga mu kanwa buranya ko nta kizanye ahubwo vuga ko ari icyo ngicyo urwanira n'icyubahiro inzoga wayiguranye umwana none numva bari umbwire ubu nakwicara mu bandi bagabo nahankanywa agacupa bambwira ngo umukobwa we yarahukanye bambwira ngo ntago zi gufata inshingano nk'umuntu w'umugabo mu rugo nakwicara hehe nasangira nande ari ngewe bwa mbere ugiye kwahukanisha umukobwa n'ahanga arinjira mu nzu kandi araryama ngaho batangiye kumpindura ubwo ntago byumva n'ubundi wareka tukajya mu nzu tukabiganira bakareka nyine ariko baziguherega uyu n'umwana wawe ziri ntago uri mu bibazo kwa ntuze zo kwashimiye ziri
none ibaze baje gutara amakuru. none ubwo bazaguhindura uzingana iki umwe bumva ngo umukobwa wawe bamwiciye mu rugo rwa hariya kwa nyirabukwe bazabafunguza mwica bazamufunga kandi akaba aribyo bizagushimisha nibamufunga byose nibo bazahomba cyangwa nitwe tuzahomba ntugende ndavuze ngo kwanza mpereza kandi wa mugore we reka nkubwire subirayo ntusubireyo jya mu nzu ako wa mugore reka nkubwire ndakura akiri igikapu cyawe umva ushaka ko dushwana ushaka ko turwana ushaka ko turwana oya nyica noneho nyica noneho nyica nukuvuze nyica ariko ariko ubundi reka nkubwire urumva ntabwo uco nkwicisha kandi kuburyo reka nca mu gikari akira sipapa ko mbona wazindutse cyane nazindutse nyine ntabwo mujye muryama ahubwo hari ifumbire iri ku kiraro cya mbere cy'ingurube ziriya ebyiri zimaze ziriya z'amashashi sibyo hari n'indi iri ruguru hafi n'ikiraro cy'inkwavu n'inkoko sibyo ibyo byose rero genda ubiyore ubishyiremo hano uhita ubijyana ruguru hahandi tugiye gutera inyanya hanyuma inuro zwayo uhita ufata bya binyomoro nateye guca ku mpande urumva biriya binyomoro nateye ku mpande nurangiza ubivomerera usiga ubivomere kandi iriya fumbire ntumbwire ngo ni nyinshi ni nkeya nsange wayimaze gira vuba rero se papa ndagira ngo nje kuruhuka namwe mukamereza imirimo uje kugira gute ngewe ntabwo njya mu ifumbire reba inzara mfite ngo njye mu ifumbire ngo njye gusukira ubu se sha wa mukobwa reka ese nta bakozi wabuze kuko ubundi si inzara waziturukanya zizana zigagena uza amafaranga ari hano ku buryo amafaranga araho amafaranga se narayanywere cyangwa naje zizana zigagena ndakubwiye ngo ubu noneho tuvugana ntabwo ari uko kwinginga nta nubwo ari ukugera siwumviye nyoko se papa naje nje kuruhuka ntabwo naje mu mihepfo yanyu mbabarira sawa ndavuze ngo nanjye ubu tuvugana nimba utabikoze izina ry'Imana ntabwo wanyinjira mu nzu ikindi cya kabiri kuba warumviye nyoko ubwo waramwumve nyine nyoko agenda kubakira cyangwa nyoko arashaka kugusimbura simbimenye ngo umukozi nangaye ku buryo ujya kuma akazi ngiye ko mu mirima ko mu mafumbire ariko umukozi urashaka kumbwira ngo nkoresha umukozi w'icyo ubyataraye aha ngaho ubyagiye wagira ngo uri kibamba genda uwo mu mujyi akazi ko mu cyaro narakibagiwe pe no kwaza no gupfa isoni ntabwo nahari iwacu pe ndavuze ngo ndavuze ngo ahangaha ntabwo ari aho waje gufatira ibyo biruhuko kuko ntabwo ari vakasi wajemo ntabwo uri umunyeshuri sibyo ibi byose wakagombye kubivuga umbwira ngo se ngo natumye kanaka umwana wawe runaka nk'umwuzukuru wampaye wenda akaba ari urimo kubikora mfasha arimo gufasha sekuru ariko wowe wagira ngo uri ikirabo wagira ngo uri naba n'indabo zirahumura papa byari ngombwa kunsonga unyibutsa ko nabyara icyo uzira ntabwo kizi byakuzinduye no kunsonga birimo kuba nabyara se ninjye wabyiteye nese urumva uzira ubusa ngo mabukwe ngo araza ngo akararantuka ngo akabyukanuka agutukira ubusa se ibaze ko ari nyoko bukwe nyine afite uwo yabyaye wowe se uzitwa nyoko nyirabukwe wandi yeko kantu wagiye ugashyira mu nyunabwenge uzitwa nyirabukwe wandi ariko ntarirarenga ntarirarenga icyo bigira imyaka myinshi wankoreye imirimo nk'umwana wo mu rugo nabyaye nanjye nkumva ko uburyo bw'umwana reka n'ubundi reka nkubwire nutabikora se ubundi birakorwa nande ubu nyoko ntabwo yagiye kudandaza ntabwo yagiye gucuruza ubu sarava gucuruza n'ibyo yagiye gucuruza nabimara arangiza aze gutunda ifumbire aze kuvomerera ya myaka reka mare nk'icyumweru wenda nzabikora hashize nk'icyumweru naho ngubu ntabwo icyumweru kiki icyumweru kiki akirashaka icyumweru se nyabaki ndavuze ngo genda iriya fumbire ahubwo ninyisanga hariya do ntore mama papa kucyuhimana genda ndaguhimye ntabwo waraye uriye kurya bibuze kujya mu murimo ejo saa sita ntabwo wariye ibyo wariye wumva byaraturutse he basi ntwazi n'ingorofani ntabwo atwara imbeba mu menyo ngo utwaza se
ndavuze ngo shyira ahangaha uyifate usunike gutya ntabwo mubwiye ngo uyikorere ifite umupine n'ishyashya njye ariko kwenda yigura nta soni ubwo rero warangira ngahe ndi umunyamugi uri umunyamugi si umunyamugi ariko kucyumva ko bugeze bumva ko amazi ashobora kwibagirwa wambeho nta soni ngo ki ufashije iki ubwo rero wari uzi ko waje kuba maneko mu rugo rwanjye ariko ashaka nimba waranze koza ibyombo by'umugabo ukanga kutera ipasi y'umugabo urumva uje kubyagira we na nyoko no mu nyonke sha mukomeze mu nyonke kurusha uko wose nyoko ntasoni uretse ahubwo ndaje wese kuri na radio yijyanye yumviye kuragira nyifite sigaye barigize babashumba bo mu cyariyo kure bagenda bibizi kibi byabinye abantu amatwi buriya twebwe utanafite radio nta nubwo byanatinda ese bimeze bite mwana biraho nyine ese kudasubira mu rugo rwawe subirayo wese wazabungiriye ese ikibazo kamubaza undi uriya mutipe ko nabonaga mukundanye ageze mu rugo kwinuka mu we rwego erega ikibazo ntabwo ari umugabo wanjye arankunda pe nta n'amahane agira ese ujyanye ngusobanuza ngo nindi ikibazo niwe ahubwo si ibyo wabivuga ariko nakigira umuntu udasobanutse ntabwo yatuzana ibintu by'ububwa ari umuntu w'umugabo bro ndakwiyamye kugenda ku mugabo wanjye nuko umukavaringa tu ntabwo ari umugabo wawe ninde se ikibazo se ni wowe ntabwo ari umugabo wanjye pe umugabo wanjye ampa amahoro yose nkeneye nanifuza ahubwo mu mabukuri hariya shitani kazi ni shayitani ntabwo arataba mukecuru ko yahagangitse niwe njye ntabwo nkiri umugore mu rugo akakuyoborana urugo rwawe se hararunyobora nasi ko narunkubitiramo ariko reka nkubwire hari ibintu ubundi bitagombye kuganirwa sibyo si inkuruta nuko nabuze umukobwa anatunganya ubushobozi ngo twifatanye tubane bro wowe watunga umugore urebe ukuntu ngewe ndi umugabo ari nge mugabo muzima ahubwo wanabayeho kuri iyi si wowe yego twaravukanye ndakuzi pe ndakuruta ntabwo watunga umugore muzi cyane kuruta ukunze wenda ngo wabaye ngo mama nyine ngo arashatse nibyo ndagiye bofura mfumbatiza kanvelope karimo 2 ntugire ngo buriya ntago byari 2 byonyine hari mangaye mukansebereza umugabo utazashwana reji zari note za 2 za 2 zingahe nyine kuki uri gushaka kumusebya oya kumusebya mvuze kuki umuntu umugabo afunga inote za 2 kuki adafunga za 5 rega nge niho hantu nshingira mvuga yuko ubugabo bwiwe mu kimanga mu kubahiriza inshingano reji iyo aguha 10,000 wowe ari kuza gutera ingaru ndi umugeni naracecetse ariko n'ubundi ndi kuyibona ko ibyo twanze kuvuga hakiri kare ubu ngubu aribwo turimo turabibona nk'umuryango gusa wambwiye ko ahangaha dufite amahoro urira amatiku mu mugabo wanjye mukure mu matiku pe ko ataza kugucyura erega banyirukanye adahari bakurukanye adahari aho wagende ntiyabimenye se uhambabarira uzigerageza wowe mfite mba nacecetse ariko umutwe wanjye ugiye kuzapasuka buriya rero reka nkubwire uzafata utuntu twawe witonze utuvugute nzatukuzanira uzatunzanira iwanjye cyo kunywa wewe bandi usubireyo udushyire mu cyo kunywa udukize nzatuguhereza uzatubona ariko warasaze ntabwo ari gusa ngewe bazaba bamazanye nabo nzanye n'abantu benshi pe cyane rwose nudukize uzampa musaza wanjye dore ko utajya wiburira ngewe nzanye n'abatipe bitwa abagorozi ukumva bafite imiti gakondo baguhereza ukahereza umukecuru nk'uwo akagenda akaba ikigoryi mu rugo uri kubona ngewe nshoboye kwirirwa nambika pampa igikecuru kingana kuriya wowe uzashaka umukozi nta n'umuntu uzamenya ko ari we wabikoze ese iyo ngo uyu mwanya nyoko ukaraza gutesha umutwe we bigende gute muvangire muvugutire naba nduhiye rimwe nazanirirwa ntobo umwanda w'umuntu ungana kuriya ngo namuvangiye yego hanyuma se wowe umwe ntago ariko kuvangira ahubwo se nta kindi kintu twakora kitari ukumwicaza mu rugo agatumuka wenda nkajya numva ngo aba nko ku gikongo agiye bamuvuza impamvu y'umuntu umukorogiye umugumana no kugira ngo ujye ugenda umuhungiza gake gake uri kumva nyine ugume ku cyotera umuriro waka nibyo byamakazi pe byamakazi nta kazi kandi ahubwo nuko nawe woroshya ibintu iyo ngigere y'umukecuru kurusha imbaraga ntago wahubanoza ugakubita ari ubwo uyu mwanya uramuzi haje igiye uvuga ngo ndabyibushye noneho kubera kurya umutungo wanjye cyaragiye kirabyimba
wagira ngo ni nk'ikigurube. So wamuhaye ibitenge se kuri mariage ngo reka nshimire ngo yambyariye umugabo. Ntabwo natekereza Akabyara nyabarongora. Murajya kukwirukansa kuri mu rugo rwawe. Urumva bikwiye koko? Akirukanka ari we yo kagwa ku gasi. Agiza ukaza no kwirigurira urigunze uburyo uri kuba wegamyemo. Rebe wegamye kumbaho kandi umugabo wawe yujinze. Urumva bikwiye? Nanjye byaranze. Wakimutse se? Bitekerezo wimuke. Biraza kubafasha we n'umugabo wawe. Mwimuke mu musige mu nzu. Timusige ibaze ko twagiye no kujya hanze akavuga ngo turayimusigamo tuzayimusangemo. Uzi n'ikindi? Radwanye nakutayimara mu muriro nenge ukumvisha utuziki. Komeza uho bagene budashoboye guhindura by'urugo rwawe. Unshakira uduti dutuma yangara. Nayo ibyo kumwicaza hamwe waba uri kumpa akazi pe. nta soni nta Ze nukanyitundisha. ndavuze ngo tuvugana subira inyuma Suri nyuma ngiye. ndavuze ngo subira inyuma Reje ndavuze ngo garuka Muzereka kunzungu. mbere yuko ugenda ndavuze ngo garuka Ariko urakeka ngiye ntangwa n'igiti. Yego. Shawuganje igiti kandi ifite icyuma. Ngakinkangije. icyuma se nje wakenga Ese papa nzajya ahubwo nkuba. bwatuzanye buri he Kukubaha cyane ntabwo nzanye. Ntabwo uzanye? nzanye ngarutse nariye ntabwo nshonje nje kuryama nje iwacu. Uje Uyu munsi iwanyu? nuko ujya umfata ukambona ukanjyana kubonye ukanjyana ukubonye ukanzunguza. Namaze gukura ndi umuntu w'umugabo. Nyine munani wageranye nkagira ibyo njya kwikorera ku giti cyanjye. ese shareka nkubaza Kuko buri gihe no kujya nzagicetse ukagira ngo nanjye umunsi narakaye. nubwo bwanwa burimo kugushuka ubu uragiye mbese uvuba ati byufubata urahutera unywa bitabugira gute nura mwene Rudoviko urangije uraje urumva ushatswe kumby'imbana Twabyiguriye. Si uburenganzira bwacu. mwabyiguriye Ubu ngubu ntabwo nyiri umwana. uri iki Namaze kuba umugabo. Igihe cyo kumwana cyarangiye. ubu urumva mbese ushaka Yego. urumva ushaka Cyane umuntu amaze kuba umugabo ngiye no gushaka umugore tuve no birigi byo kujya umuntu nakata gutyo kuba nari umuntu arashaka nibyo bituma hano bibi kibazo buri munsi. nese ubundi wamviriye mu rugo ukajya gushaka Ndagenda. ukagenda ukinjira nk'uko abandi binjira Amasambu yanjye nyigurisha. isambu y'iki Yego isambu ngurisha. n'isambu yanjye uko Cyane. tubivugisha amatama yombi Yego. buriya reka nyokora abashuka rero mbabwire nyokora abashuka ku buryo wumva yuko umunani ngewe nagombaga kuguha narawurangije sinawuguhaye ishuri ukinanirwa Nisangaye. ayo wize yose Uburyo uvuga ngo wamaye ayo wize yose n'uburenganzira abandi banago bize kaminuza. none kaminuza kaminuza nayize he? hari kaminuza yigisha ubugoryi n'ubucucu n'ubujunjame nk'ubwo ufira Muze namaze kubona umushinga ngiye gukora. Namaze kubona umushinga imisambu yanjye ngurishe ngiye kurangura amafaride y'itabi nandi kari. Itabi faride rigura ndavuze 25 rikunguka 40 ni 60. nta n'ikindi nyine Yiri ndangore nikorera. yes Nese umugeza nyamara gutya njya guhinga. nyine ibitekerezo ni itabi None ko ryo ryunguka. nese wabikuraye hano Uzi ko niba n'ikintu cya mbere cyunguka muri iki gihugu ni itabi. Niba utanabizi. Njya wumve ku isoko ry'umurimo namaze kwiga projet. Kandi uyu mushinga n'utana utera inkunga. Ndabijyana muri BDF wa migishoro. ubuzima bwawe bwamaze gupfa upfa uhagaze none urashaka kujya kwica ubw'abandi Ubuzima bwanjye bwapfuye. Ntago bwapfuye kuko itabi ngiye gucuruza riremewe. Kumva ni intore ni impara namaze no kumenya ko sike nandi matabe yamaze kuza mu Rwanda rimesha. Ndangure ncuruze nk'abandi. ariko reka nkubaze Ese muzarabuze nongere nzigarure abantu bazinywa. Ariko uyu mwanya ndimo ndakubwira imishinga ndaza buri gihe yo tuganira by'abagabo ngutaganira na sena menshi se kora usizavuza tukajya kwiruka gusa. ubu nzahamagare komanda mubwire nti ngo ntwarire kino kigo ugenda ucincumbikire byibura amezi 3 azaze tuvugana ibyo uzamve ko mfite umushinga. toka uvugana nta kintu hano gishobora. umuyobozi avugana n'umunywa rumogi ntago ndi umunywa rumogi. kandi ubu nagucapisha shaho ubu nagukubita shaho ubu nagukubita nkakwereka ko nge papa nditeguye none. Ngwino turwaye niba n'imiti washaka ko tuzumva tu ushaka kurwana igihe cyo kurwana cyarageze. Niba ari gutyo pima ko nakuze ngwino dupime. Ngwino dupime rwose nditeguye. ushaka kurwana Nditeguye rwose. ejo ubwo n'ubwanwa cyangwa nitabiri kongo ntago buretse nitabiri kongo nta kibazo rwose nditeguye. kwa nitabiri kongo Nge nditeguye rwose. ejo urashaka kurwana nanjye niba wumva ushaka gupfa akakanya rwose indupfa pfa n'inzu tuyigurishe. Pfa n'inzu tuyigurishe ushaka ko turwana. nure uramutse unanyije n'umuzimu wanjye iminsi 3 yazajya gutera saa 6 nimugoroba na saa. Urashaka kurwana bikore bikore rwose. ejo urashaka kurwana reka nziyo ndanyigabanye. Papa ari ibyo uravuze ngo ugiye kupfumura uravuze ngo ugiye kupfumura akira pfumura ubu twarakuze ubu ntago tukiri abana. Abantu maze kurwana muri quartier urabazi. Barabazi. Reje urashaka kurwana nani? Uzabantera amakaci. Urashaka uzabantera amakaci n'ijoro. Ntago njya nikanga. Ibyo bintu ntago ntabwo ari urumogi rukomeza. Reje urashaka kurwana. Hasson urashaka kurwana nani?
utera amakaci ugira gutya igiti kinini se kicisha umva ni washaka iki nguteze ikenge cy'inkwara kase reji nta kibazo muzima ni sawa ari ngwino rwose ngwino ukagira ngo ngwino ngugire nka Goliyati ngwino ngugire nka Goliyati ukagira ngo ntabwo nayatora ayo ni amatafari ntabwo ari amabuye manini ni amatafari ngwino reji urashaka ngwino kunkubita ngwino rwose papa urashaka kunkubita ngwino urashaka kunkubita ngwino muzima ngaho nyicira reji ngwino nyicira Mbanza. nyicira n'ubundi wandika mu mateka ko wishe so banza ndabandi kwikiza banza ndabandi kwikiza Akira. banza ndabandi kwikiza Akira nyine ku- banza ndabandi kwikiza kubita ki? Ntabwo nagukubise. Uyakubita ki? Unyegereza. banza ureke ko nakwishyura ariko uzi ko ababyeyi umuntu abona mukajya ngo abana ntabwo bakura abana barakura uri kumva nisoni reji umfatiyeho ibuye ndarifashe ubu wanyishe byarangiye nakwishyuye nigeze ubundi bavuga yuko iyo utunze umuntu imbunda uba wamurashe hanyuma nakora shenge reka nze vuza induru niba nagukoze ubu. gakira bake we gapfuye we arangije umuhungu ariko kuki mudatabara n'amabuye barimo kunkubita uyinjiyemo reka nze ngufungire nyuma